Karame. Uheruka guhanura ryari? Yewe guhanura turahanura. Ryari uheruka ryari? Yewe nani mugoroba nahanuye. Ni mugoroba wahanuye. Yego. Uri kubuka ibyo wahanuye? Ibyo nahanuye. Cyane abo wahanuriye. Nabo nahanuriye. Yego. Uri kubibuka? Ndi kubibuka. Babahanuriye iki nibanga ry'akazi? Ni ibanga ry'akazi. Yego. Nengizo ntabwo ugiheruka guhanura ngo ngucunde. Uzi ibintu bitagucunda? Oya. Ntabwo ubizi? Yego. Yo, nuvuga ngo hari abahanuzi urumva hari abahanuzi bahanura uko abanje bazenguruka gutya babacaniye. Yego babacaniye babagize ugasanga vuga mana urumva bakamuzengurutsa kugira ngo ahanure urumva ugasanga ahanuye bigoranye muri make bayi kubanza bashitura nangize rero nawe uruka guhanura kera ngo ngushitura. Oya rwose imodoka irimo amavuta. Imodoka irimo amavuta. Irimo amavuta rwose. Imana ishimwe kabisa. N'ijambo ry'Imana ubu rukumva birimo. Buriri kumbyiga ntiwareba rwose mva ijambo ry'Imana rwose birimo nta kibazo. Shimwa ntabwo ujubesha mana ntabwo ujubesha iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubesha mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza ntabwo ujubesha. Utabaje mana ari Rubavu ntabwo umubeshya ngo ugeze Musanze kandi uri Kigali. Ubwiye uvuze ngo uratabaye ubutabaye ibyo twabonaga bidashoboka bigashoboka. Iyo umuntu agutabaje mana ari Rubavu ntabwo umubeshya ngo ugeze Musanze kandi uri Kigali. Ahubwo iyo uvuze ngo uratabaye Yes, reka mbasuhuza abakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Abari mu mahanga mumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndi hatuma Imana Concorde. Reka mfate umwanya ngushimire wakanze subscribe ukadushyigikira twatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro ari ubwa mbere ukayikanda ngusabiye umugisha. Nanjye intego yanjye nuko utabicisha irungu niyo mpamvu nazanye ikibaju. Ikibaju urakizi? Yegereze mikoro. Ikibaju. Yego umuntu mwiza. Uwo nkunda mwisa kabaju. Yego ikibaju ni mu Kirundi umuntu mwiza munini cyane. Yego reka suhuze rwose umurundi kazi Diane niyo gusenga ukunda kwita abakobwa bameze nkamwe ngo ni ibibaju. Yego. Ikiganiro twagiranye ubushize arambwiye ngo yo ngo wazanye ikindi kibaju ngo nawe nakibuze kuri WhatsApp. Yego. Ubwo nzabahuza muvugane ku yanjye. Yego zakuze nta kibazo. Yego turi kumwe na Kabanyana Ariete bazi nka Mugeni. Yego. Uri umugeni wa Yesu. Yego ndi umugeni wa Yesu. Yego. Mugeni wa Yesu witegure kari hafi yo kuza kutujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru byateguriye abamwizera bose. Yego hano nge nicaye nitegeye amahumbezi y'ikiyaga cya Burera ndi kureba ikirwa bita Cyuza. Ubu ndi kukireba tukareba hakurya niba ari Cyamunanira ntabwo turi kukireba neza ariko turi ahantu heza cyane. Reka dutangize n'isengesho ganga Imana ize kutuyobora muri iki kiganiro. Mana turagushimye, Mana tugwaye icyubahiro, tugushimiye yuko abanye natwe ukaturinda tukaba turi bazima. Hari abahindurira amazina biswe banyakwigendera, hari abandi biswe imfubyi, abandi biswe abapfakazi, ariko twe turacyariho turi bazima. Tuguhaye icyubahiro. Tuje muri iki kiganiro cyo gusana imitima y'abantu badukurikiye. Ndi kugusaba ngo uzabane natwe tuyobore kuko nge nkiyoboye nk'umwana w'umuntu ntaho nageza, ntabwo nashima
ahababaje abakunzi bacu, ariko wowe uje ukabana natwe ukadufasha kukiyobora, byagenda neza. Ndisengeye ngo ubane nanjye, umutumirwa mugeni nawe ubane nawe, twese tuvuge ibyubaka aho kubaka ibisenya. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Amen. Mugiye ko witonze? Oya pe, ntabwo nitonze. Kwanza hari umuntu waguhamagaye mu kiganiro cy'ubushize akaba yaragututse. Oya pe, nawe. Nawe mubeshe, nawe mumagaye ntuki. Nawe igaza gutuka? Nawe pe. Nawe? Yego. None se ko witonze cyane byagenze ute? Oya ntabwo nitonze. Yego. Oya shabuka sibyo? Oya turashabuka. Ariko ndakuzi iyo tugeze mu mwanya w'ijambo ry'Imana niho ushabuka cyane. Kandi ntabwo twahita turijyamo aka kanya. Yego. Twahita turijyamo aka kanya tu. Turabanza tuganire, unyibwire uko umurimo w'Imana umeze pe. Yego. Umurimo w'Imana nta kibazo, uragenda kuba bishaka. Nta kibazo uri gukorwa. Kuba bishaka? Kuba bishaka. Naho abatabishaka bimeze ute? Kuba batabishaka nyine urumva ntabwo umurimo w'Imana bari kuwukora. Yego. Ariko urabishaka? Ndabishaka cyane. Ese mu gihe utekereje ko Imana yarakugize umuhanuzi, ubona yaragendeye kuki? Imana yarangize umuhanuzi? Yewe mbona ntacyo yagendeyeho, kuko Imana yanjye mbona ari ubuntu gusa n'imbabazi yangiriye. Yego. Kuki se ngitangizewe? Oya, abantu bose ntabwo Imana ibahereza impano imwe. Kuba wenda yarangiza umuhanuzi ishobora kuba yarabonye ko ari byo binkwiriye. Yego. Nawe ikakugira umuririmbyi bitewe nuko iri kubona ko uburirimbyi ari bwo ushoboye. Undi kamugira umuvugabutumwa bitewe nuko ubuvugabutumwa ari bwo ari kubona azashobora. Yego. Yego, abantu bose ntabwo Imana ibahereza impano imwe. Nge se iyo ndebye ubu duhuye ubwa kabiri, ngibona impano Imana yampaye ari iyihe? Mbona mbere na mbere pe birashoboka yuko Imana yaguhaye impano nyinshi, ariko mbona impano yo gusetsa abantu ari yawe rwose. Niyo mpano nahise nkubona yo gusetsa. Yo gusetsa abantu. No niyunge na bansabi na babijiyo bija, ubundi nanjye nigire muri comedy. Oya, bigiwe nyine wenda usetsa abantu, ntubasetse wenda muri nko mu by'isi, ugasetsa abantu wenda muri mu by'Imana, muri gukora umurimo w'Imana. Yego. Ukabona nta kibazo, ibintu biri kugenda neza. Ntabwo ngushishikarije ngo uzaze gusetsa abantu muri mu by'isi. Uje usetsa abantu muri gukora umurimo w'Imana. Yego, iyo niyo wambonyeho imwe. Indi nabonye nawe waba umuvugabutumwa, mbona iyo mpano rwose nawe Imana yarayiguhaye. Wabonye nawe umuvugabutumwa? Indi mpano iyo kuririmba. Yego, ntabwo ujya ubeshya Mana. Irandirimbo rwose ikora abantu benshi ku mutima. Niyo we hari ahantu habaye ubukwe, akenshi usanga iyo ndirimbo ariyo bari gukoresha cyane. Mu bukwe bajya bancuranga? Umva yewe Mana, wumva bakabyina bakishima, ubukwe bukagenda neza rwose. Uzandya kara njya kubishyuza. Uzandya kara abantu basa. Gucuranga indirimbo yanjye njya kubishyuza. Nzakubwira uzajya kubishyuza. Ariko ubona mbaye umuvugabutumwa se ntamera nkaho undi wageze ku ruhimbi ngo nibagiye agapapuro ko yari yanditseho ibintu. Oya, ntabwo waba nkawe. Yego. Muge karame, uheruka guhanura ryari? Yewe guhanura turahanura. Ryari? Ubiheruka ryari? Yewe na nimugoroba nahanuye. Nimugoroba wahanuye? Uri kubuka ibyo wahanuye? Ibyo nahanuye? Cyane abo wahanuriye? Nabo nahanuriye. Yego. Uri kubibuka? Ndi kubibuka. Babahanuriye iki? Ni ibanga ry'akazi? Ni ibanga ry'akazi. Yego. Nengizo ntabwo ugiheruka guhanura ngo ngucunde. Uzi ibintu bitagucunda? Oya. Ntabwo ubizi? Yego. Nuvuga ngo hari abahanuzi, urumva? Hari abahanuzi bahanura kuko abanje bazenguruka gutya. Babacaniye. Yego, babacaniye. Babagize ugasanga vuga Mana, vuga Mana, urumva bakamuzengurutsa.
yego kugira ngo ahanure. yego Urumva ugasanga ahanuye bigoranye muri make bari kubanza bashitura. Nangize ngo nawe uruka guhanura kera ngo ngushitura. oya rwose imodoka irimo amavuta Imodoka irimo amavuta. irimo amavuta rwose. Imana ishimwe kabisa. yego N'ijambo ry'Imana ubu rukumva birimo. buriri kumbyiga ntiwareba rwose mva ijambo ry'Imana rwose birimo nta kibazo. Yego kadufata umwanya tuvuga Imana. Imana ishimwe. Turasoma he? Tugiye gusoma mu kuva ibice 14. Turasoma ku murongo mu kuva ibice 13 turasoma umurongo wa 20. Twongere dusome mu kuva ibice 14. Dusome ku murongo wa 13. Cyangwa agapapuro byanditseho kagurutse. Oya ntabwo kagurutse karahari. Yego kuva ibice 13 duhere ku murongo wa 20. Ahandi urahambwira. Yego. Umurongo wa 20 turageza ku murongo wa 22. Yego. Igitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva cyangwa Iyimuka Misiri ibice 13 dore ku murongo wa 20. Bava i Sukoti babamba amahema muri Etamu aho ubutayu butangirira. Uwiteka ku manywa yabagendaga imbere ari mu nkingi y'igicu ngo abayobore, nijoro yabagendaga imbere ari mu nkingi y'umuriro ngo abamurikire babone uko bagenda ku manywa na nijoro. Ya nkingi y'igicu ntiyavaga imbere y'ubwo bwoko ku manywa, kandi iyo nkingi y'umuriro ntiyabuvaga imbere nijoro. Yego tujye hehe? Yego mu kuva n'ubundi bice 14 dusome ku murongo wa 13 turagarukira ku wa 14. Mose asubiza abantu ati mwitinya mwihagariye gusa mureba agakiza Uwiteka ari bubazanira uyu munsi, kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanire namwe mwicecekere. Uwiteka abaza Mose ati niki gitumye ntakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Nawe umanike inkoni yawe urambura ukuboko hejuru y'inyanja uyigabanye Abisirayeli bace mu nyanja hagati nko ku butaka. Nanjye ndanangira imitima y'abanyegiputa bajyemo babakurikire, mbone kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose no ku magare ye no ku bahetswe n'amafarashi be. Abanyegiputa bazamenya yuko ndi Uwiteka nimara kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku magare ye no ku bahetswe n'amafarashi be. Marayika w'Imana wajyaga imbere y'ingabo z'Abisirayeli arahava ajya inyuma yabo. Ya nkingi y'igicu iva imbere yabo ihagarara inyuma yabo, ijya hagati y'ingabo z'Abanyegiputa n'iz'Abisirayeli. Bariya ibabera igicu n'umwijima, abandi babera umucyo ubamurikira nijoro, ntibegerana iryo joro ryose. Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja, Uwiteka ahuhisha umuyaga mwinshi uvuye iburasirazuba ijoro ryose, usubiza inyanja inyuma, amazi uyagabanyamo kabiri, maze hagati y'aho yarari hahinduka ubutaka bwumutse. Abisirayeli bajya mu nyanja hagati baca nko ku butaka, amazi ababera nk'inkike iburyo n'ibumoso. Abanyegiputa barabakurikira, amafarashi ya Farawo yose n'amagare ye n'abahetswe n'amafarashi be bijya mu nyanja hagati bibakurikiye. Mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamururiye mu nkingi y'umuriro n'igicu, yitegereza ingabo z'Abanyegiputa bacikamo igikuba, akura inziga ku magare yabo bituma akurikira aruhije cyane. Abanyegiputa Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja mu museke, inyanja isubizwamo guhurura kwayo, Abanyegiputa barayihunga. Uwiteka akunkumurira Abanyegiputa hagati mu nyanja, amazi asubira hayo arenga ku magare no ku bahetswe n'amafarashi no ku ngabo za Farawo zose zari zigiye mu nyanja zikurikiye Abisirayeli, ntiharokoka n'umwe muri bo. Ariko Abisirayeli bacaga hagati mu nyanja nko ku butaka, maze ababera nk'inkike iburyo n'ibumoso. Uko niko kuri uwo munsi Uwiteka yakijije Abisirayeli Abanyegiputa. Abisirayeli babona intumbi z'Abanyegiputa ku nkombe y'inyanja. Abisirayeli babona ibikomeye Uwiteka yakoresheje imbaraga ze ku Banyegiputa. Ubwo bwoko butinya Uwiteka kandi bizera Uwiteka
n'umugaragu we Mose. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Yego, Imana ishimwe cyane. Twasomye ijambo riri kuvuga ngo bava Isukoti babamba amahema muri Etamu, aho ubutayu butangirira Uwiteka ku manwa yabagendaga imbere ari mu nkingi y'igicu, ngo ari mu nkingi y'igicu. Imana ishimwe cyane. Ngo abayobore nijoro yabagendaga imbere mu nkingi y'umuriro, ngo abakurikire babone uko bagenda ku manywa na nijoro. Ya nkingi y'igicu ntiyavaga imbere y'ubwo bwoko ku manywa, cyangwa iyo nkingi y'umuriro ntiyabavaga imbere. Imana ishimwe cyane. Abangaba bari Abisirayeli bari muri Egiputa. Noneho bari muri Egiputa ngo igihe kigeze ngo Farawo yabakoreshaga uburetwa bukomeye cyane. Ngo igihe kigeze ngo Imana irangije ngo ibona bari gukoreshwa uburetwa bukomeye, ngo Imana igeze ituma Mose ngo nagende muri Egiputa aje gukorayo ubwoko bwe buri gukoresha imirimo y'agahato, buri gukoresha uburetwa. Ngo nuko Mose arangije abaza Uwiteka ati Uwiteka, ningerayo ko Farawo tumuzi ndi bubigenze gute kugira ngo bari abantu mbabone? Uwiteka arangije abwira Mose, aramubwira ngo wowe igendere, urasanga nageze kuri Farawo, ni njyewe ndi bukubwira ukuntu uri bubigenze. Imana ishimwe cyane. Mose ngarangije aragenda muri Egiputa, ageze kwa Farawo abigenza uko Imana yamubwiye. Ngarangije abakurayo baraza, ngo bari mu nzira bari kuza bagira ahantu hari inyanja bikomeye cyane. Ngo nuko ngo Mose hageze ngarangije ngaravuga ngo aha hantu turahaca bigenze gute? Ngo Abisirayeli ngo babonye inyanja itukura, ngo barangije baricuza ngo ibi birarutwa, ngiyo ngo tumenye kuri buze kuturaha muri iyi nyanja, ngo uba waturekeye kwa Farawo, ngo ibi ngibi birarutwa n'ubundi ntaho tuvanya, nta naho ugiye kudushira. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko Mose ngagezeho ngaragenda ngariherera, ngaragenda arapfukama, ngapfukama ahantu ngariherera. Ngarangije abaza Uwiteka, ngo Uwiteka, none ko tugeze aha hantu turi bubigenze gute? Abisirayeli nabo ahantu bari gutuka Mose, bagize gucika intege no kwizera kwabuze. Hari ikintu Imana ikuzaniraga ku buzima bwawe, ratije kukikugeragesha kugira ngo irebe kubihagazemo neza, nanga ngo irebe kuri gukora umurimo wayo neza, nanga ngo irebe ukuntu uyibwira ngo urayikunda, ngo irebe koko kuyikunda. Imana ishimwe cyane. Nuko igerageza Mose bari ku nyanja itukura. Nuko mu gihe Mose ari kwibaza ukuntu biragenza, ngo Uwiteka arangije aramuhamagara ngo Mose, ngo ni iki gitumye ucika intege ukiheba ukaba nka bariya Abisirayeli? Imana ishimwe cyane. Ngo nuko ngo Imana irangije iramubwira ngo wowe genda ubwira Abisirayeli bakomeze bagende. Imana ishimwe. Ngo nuko Imana ibwira Mose, iramubaza ngo mbese icyo ni igiki ufite mu ntoki? Ngo Mose aramubwira ngo ni inkoni. Ngarangije ngaramubwira ngo yirambure hejuru y'amazi, ngo harahita haboneka inzira yo kunyuramo, mukomeze mugende. Imana ishimwe cyane. Abisirayeli basubizaga amaso inyuma, babona ukuntu Abanyegiputa bari kubiruka inyuma rata, bari ku mafarashi n'amagare, bakabona bagiye kubasatira, bakagira ubwoba, bakavuga bati turapfuye, iyo tuvuye twacitse bagiye kudufata. Ari niyo tugiye tugeze ahantu tubura inzira kubera iyi nyanja, tugiye kwisuka muri iyi nyanja, tugiye gupfa urupfu rukomeye. Imana ishimwe cyane. Hari ibintu bitubaho nanga mwebwe bikababaho muri kunyumva, muri kumvira ijambo ry'Imana, bikababaho mukagira ubwihebe, mukagira gucika intege, ndetse no kwizera kukaba gukeya, bitewe n'ibigeragezo Imana yabahaye, nanga n'ibigeragezo mwahuye nabyo. Ariko nje kubabwira ngo na hanyuma ya zeri rakora, nta kigeragezo kijya kinanira Imana, kandi nta kibazo kiba kinini imbere y'Imana. Ibyo byose uri kubona biguteye gucika intege, ndagira ngo nkwizeze yuko Imana ifite inzira izanyuramo kugira ngo ibikwambutsemo amahoro. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko ngo barangije, ngo mu gihe bari benda kubasatira, Imana ifite gukora gukomeye, Imana irihagije kandi z'ubwenge, yagiye irafataga amagare n'amafarashi byari bifite umuvuduko, igenda irafungura utuburo dutoya rata tukagenda dutakara
mu nzira, umuvuduko byari bifite rata ntaba ari we bigenderaho, bikagenda gakeya, bakagira ngo bagiye kubageraho, bagira ngo bagiye gushiramo umuvuduko, iburo ryo kugira ngo girukanke rata Imana ikabiri ifunguye rigatakara. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko Mose ratarangije afata yankwe na yirambura ku mazi, ngo habonekamo inzira, ngo hamajije kubonekamo inzira, ngo Abisirayeli barangije barambuka, ngo bamajije kwambuka rata, ngo mu gihe uwanyuma yarasigaye inyuma nawe ari mu nzira ari kugenda, ngo Abanyegiputa bageze aho ngaho, ngo babonye bari mu nyanja bari kugenda habonetsemo inzira, ngo barangije barahagarara barabitegereza. Imana ishimwe cyane. Ngo Abisirayeli ahantu bavaga, ngo amazi yarongeraga gasubirana rata, imvura inzira ikongera ikabura, ngo baragenda, ngo Abanyegiputa bashaka kubakurikira rata, ngo nabo babakurikira, ngo bagira ngo inzira banyuzemo nabo niyo bari bunyuremo, ngo nuko ngo bagize ngo bagiye kubikinisha rata, ngo bose bashirira mu nyanja. Imana ishimwe cyane. Ngo bose bararigita barapfa, ariko ngo Abisirayeli bo barambuka kubera ko Imana ratari yavuze ngo ibaciriye inzira, bagira ngo nabi Imana yabavuzeho, bagira ngo inzira yabaciriye, ngo nabo ngo ni Imana irabacira. Kandi Uwiteka yari yaravuze ku Bisirayeli kera kizabarinda, kizabana nabo, kizagendana nabo bagira ngo niko biri bugende. Ngo bashatse kubigana ngo banyure mu nzira, ngo rata Uwiteka arangije abiroha mu nyanja, ngo bose barapfa, n'abana babo n'amagare n'amafarashi byose birapfa. Imana ishimwe cyane. Ariko muri ako kanya rata batari babakurikira, n'ibindi byose byabarwanyaga, hari ukuntu Abisirayeli bageraga hirya, Imana igahitiza n'inkingi y'igicu ikayishira hagati y'Abisirayeli n'Abanyegiputa, kugira ngo batabona ahantu bageze. Imana ishimwe cyane. Nawe ku buzima bwawe hari ibyaguhiza ari byinshi, hari ibyakwirukanse hari byinshi bishaka guhitana ubuzima bwawe, bimwe ubona n'ibimenyetso, ibindi ubirebesha amaso, ariko Imana igenda ishira hagati inkingi y'igicu hagati n'ibyo ngibyo, nabo baguhiga igenda ishiramo inkingi y'igicu rata, baba bavuze ngo barakubona ahangaha, yewe ukanahanyura uko babivuze akaba ariko bigenda bakanahakubonera, ariko bagira ngo bakugirire nabi. Imana igahita ishiramo inkingi y'igicu. Imana ishimwe cyane. Hari ibyashatse guhitana ubuzima bwawe, ariko Imana ishiramo inkingi y'igicu. Yewe n'iyi saha uba warapfuye, ariko hari inkingi y'igicu yashize hagati yawe n'ibyo byari bishaka kugira ngo rata urupfu rukugereho. Imana ishimwe cyane. Hari aho bageze Imana ibwira Mose ngo bwira Abisirayeli bakomeze bigendere. Ku murongo wa 14 rata ahangaha mu kuva 14 ku murongo wa 13, ngo maze Mose asubiza abantu ati mwitinya, mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona, kandi Uwiteka ari bubarwanirire, mwebwe gusa nimwicecekere. Imana ishimwe cyane. Uwiteka azakurwanirira n'umwubaha ukamwukorera, ukumva amategeko akubwiye, ukagendera mu nzira ze nk'uko bikwiye, Uwiteka azakurwanirira intambara zawe zose. Ariko Uwiteka nje kugutangariza ngo ntabwo azakurwanirira urimo ubusambanyi, urimo ubujura, urimo kuroga, urimo kwiba, urimo kugambana, urimo kugira gute. Ntabwo Uwiteka azigera kurwanirira rata, ariko ibyo byose nubivamo ukaza ugakurikira Uwiteka, ukaza ukamwubaha, Uwiteka azakurwanirira mu ntambara zawe zose uzagira gute, uzahura nazo. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihimbazwe. Tugiye kongera gusoma ijambo riri hano mu ntuza mu Ngoma ibice 17. Ngoma za mbere za kabiri, iza mbere. Umurongo ni wa 8. Ibyo ku Ngoma za mbere ibice 17 umurongo wa 8. kandi nabanaga nawe aho wajyaga hose, nkarimbura abanzi bawe bose imbere yawe, kandi nzaguha izina rihwanye n'amazina y'abakomeye bo mu isi. Amen. Amen. Akomeza usome ugeze ku murongo. Kandi nzagerera ubwoko bwanjye bwa Isirayeli ahantu, mpabashinge bahature, habe ahantu habo bwite, be kuzimuka ukundi. Kandi abanyarugomo ntibazongera kubaburabuza
nk'ubwa mbere, nko mu gihe nategekeye abacamanza gutwara ubwoko bwanjye bwa Isirayeli, nzajya ncogoza ababisha bawe bose, kandi ndakubwira yuko Uwiteka azakubakira inzu. Amen. Imana ishimwe cyane. Imana kandi himbazwe ngo kandi yabanaga nawe aho wajaga hose, ngikarimbura abanzi bawe bose nk'ubwa mbere. Imana ishimwe cyane kandi himbazwe. Mbere nawe wakoreraga Imana, ukubaha Imana, ukavugira Imana, ukabyinira Imana, ukaririmbira Imana, ariko izi sahizi wataye umurimo w'Imana ntago ukibikora. Kandi mbere warabikoraga, ikarimbura abanzi bawe, igakuraho ababisha bawe bose, ikabakuraho, ikakurwanirira, ikagutabara bitewe nuko nawe wabaga mu byayo. Ariko izi sahizi wayiteye umugongo, uja mu bitagira umumaro, ntiwongera kuyikurikira, ntiwongera gusenga, ntiwongera kuyikorera. kandi mbere warabikoraga, ikakurwanira izo ntambara zose. Imana ishimwe cyane. Niko ijambo ry'Imana riri kutubwira ngo kandi ngo nabanaga nawe aho wajaga hose, nkarimbura abanzi bawe bose imbere yawe, ngo kandi nzaguha izina rihwanye n'amazina y'abakomeye bo mu isi. Imana ishimwe cyane. Warayikoreraga, ukayikorera nk'Abisirayeli, igihe cyane agera ikakubwira ati mwana wanjye, kubera kuba mu byanjye nzakwita izina rikomeye rihwanye n'abakomeye, ikaguha ayo masezerano. Ariko izi saha wabivuyemo, uri mu butagira umumaro, uri kwivuruguta mu byaha. Ariko nze kugutangariza ngo uko yabanaga nawe mbere ntago izaza kukwitaho, nta nubwo izaza kukureba, nta nubwo izabigukorera. Nayo masezerano yaguhaye ntago izayasohoreza uri mw'ubwo buraya, ntago izayasohoza waragiye mu kuroga, ntago izayasohoza waragiye mu kwiba. Ndagutangariza ngo wongere ugaruke uve mu bitagira umumaro, yongere izibane nk'uko yabanaga nawe mbere, ikarimbura abanzi bawe bose, ngo ndetse n'ababisha bawe ikabacogoza bose. Imana ikanakubwira ngo izakubakira inzu. Imana ishimwe cyane. Ntago ibyo ngibyo izabisohoza rata uri mu bibi, ntabwo izabisohoza rata uri mu bitagira umumaro, uri kwifuruguta mu byaha. Ahubwo nje kugutangariza ngo wongere ugarukira Imana, wongere uyegere, uve mu bitagira umumaro, nawe kurwanirire nk'uko yarwaniriye Abisirayeli, kuko yarababwiye ngo ni mwebwe mwicecekere gusa, murebe agakiza ngiye kubazanira, mwicecekere ndibubarwanirire intambara zanyu zose, bitewe nuko bubahaga Uwiteka. Ariko wowe wabivuyemo. Ariko nje kugutangariza ngo ntago bizasohora uri mu bibi, nta nubwo Imana izaza ngo ibikuzanire rata uri kwivuruguta mu byaha. Ahubwo garuka wongere wegere Imana nk'uko Abisirayeli bogeraga Imana, nawe yongere kurwanire kandi gutabara. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Imana ishimwe. Mwe mwihagariye gusa murebe itangaza Imana igiye kubakorera. Imana ishimwe. Kamukozi w'Imana, uduhe nimero, ubundi uwumva agukeneye azaguhamagare. 079 666 666 930 079 666 930. Imana ishimwe. Yego, ni gutyo dusoje. Imana ibane na